Ibinyamakuru byo mu Rwanda birimo Igihe byatangaje ko Karasira AIMABLE uzaramba waruzwi cyane nka Prof Niga yapfuye mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki ya 7 Gicurasi 2026 ndetse mu gihe hari hasigaye amasaha make ngo afungurwe nyuma yo kurangiza igifungo cye. Hari n'izindi mbuga nkoranyambaga zagiye zitangaza aya makuru, ariko kugeza ubu ntabwo haratangazwa ibisobanuro byinshi ku cyateye urupfu rwe. Karasira AIMABLE yari umwe mu bantu bavuzwe cyane mu Rwanda mu myaka ishize, ndetse cyane kubera ibiganiro yakoraga kuri YouTube ndetse n'ibitekerezo yagezaga ku bantu ku mateka y'u Rwanda, politike, uburenganzira bwa muntu n'ubuzima bw'igihugu muri rusange. Ndetse yarazwi nk'umwarimu mu by'ikoranabuhanga, ndetse yigeze kwigisha muri kaminuza y'u Rwanda. Abantu benshi bamwibukiraho ubuhanga yari afite mu ikoranabuhanga ndetse n'uburyo yavugaga ibintu mu buryo budatinya. Inkuru ye yatangiye kuvugwa cyane mu mwaka wa 2020 ubwo yatangiraga gutangaza ibiganiro kuri YouTube avuga ku mateka y'umuryango we, ndetse akagaragaza ibitekerezo byagiye bifatwa nk'ibivuguruza umurongo wa leta mu mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hari aho yavuze ko bamwe mu bagize umuryango we bishwe n'interahamwe, ariko kandi akavuga ko hari abandi baba barishwe n'ingabo za FPR nyuma ya jenoside. Aya magambo yatumye havuka impaka zikomeye mu gihugu, ndetse bamwe batangira kumushinja gukwirakwiza ibitekerezo by'amacakubiri no guhakana jenoside. Muri Kanama 2020 kaminuza y'u Rwanda yamuhagaritse ku kazi ivuga ko amagambo yavugaga yangizaga isura y'inzego za leta ndetse n'iya kaminuza. Icyo gihe byakuruye impaka ndende ku mbuga nkoranyambaga, ndetse bamwe bavuga ko yahaniwe ibitekerezo bye, abandi bavuga ko amagambo ye yarateje ikibazo gikomeye mu muryango nyarwanda. Tariki 31 Gicurasi 2021 nibwo yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Yashinjwaga ibyaha bikomeye birimo guhakana jenoside, kuyipfobya, gukurura amacakubiri no gukwirakwiza amakuru y'ibihuha. Nyuma haje no kongerwaho ibyaha bijyanye n'iyeza ndonke no kudasobanura inkomoko y'umutungo we. Ubushinjacyaha bwavugaga ko ibyo byose byakorewe ku muyoboro we wa YouTube witwa Ukuri Mbona. Urubanza rwe rwamaze imyaka myinshi ruburanishwa, ibintu byatumye rubarirwa mu manza zakurikiwe cyane mu Rwanda no hanze yarwo. Mu gihe yari afunzwe, Karasira yavuze kenshi ko yafashwe nabi muri gereza, ndetse yigeze kubwira urukiko ko yakubiswe, ko yimwe ubuvuzi, ndetse ko yafungirwaga ahari urusaku n'urumuri rukomeye kugira ngo adasinzira. Imiryango mpuzamahanga irimo Human Rights Watch yavuze kuri ibyo birego, isaba ko uburenganzira bwe bwubahirizwa. Mu rubanza rwe ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cy'imyaka 30, buvuga ko amagambo yavuze yarashobora guteza amacakubiri no guhungabanya igihugu. Ariko Karasira we yavugaga ko yashakaga kuvuga amateka y'umuryango we no gutanga ibitekerezo bye bwite. Mu iburanisha rya nyuma yavuze amagambo yasaga n'ayasaba imbabazi, agaragaza ko ataragamije kubiba urwango no guhakana jenoside. Tariki 30 Nzeri 2025 urukiko rukuru rwa Nyanza rwamukatiye imyaka 5 y'igifungo, rumuhamya icyaha cyo gukurura amacakubiri, ariko rumugira umwere kuri bimwe mu byaha bikomeye yarakurikiranyweho. Urukiko rwategetse kandi ko imitungo yari yarafatiwe irekurwa. Ubushinjacyaha bwahise bujurira icyo cyemezo kuko bwifuzaga igihano gikomeye kurushaho. Mu minsi ya nyuma mbere y'urupfu rwe hari hamaze gusohoka amakuru avuga ko yari agiye gufungurwa kuko yari yararangije igifungo cye. Amakuru yavugaga ko ubuyobozi bwa gereza bwamaze kumenyesha ko ashobora gutaha, nubwo ubujurire bw'ubushinjacyaha bwari bugihari.
urupfu rwe rwatunguranye ndetse rutungura abantu benshi kubera ko rwabaye mu gihe havugwaga ko hasigaye amasaha make ngo ave muri gereza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse no ku binyamakuru bitandukanye. Bamwe bamwibukije nk'umuntu wagize ubutwari bwo kuvuga ibyo atekereza, abandi bavuga ko amagambo ye yagiye ababaza abarokotse jenoside. Ni inkuru ikomeje gukurikiranwa ndetse kuvugwaho n'abantu batari bake cyane kuko Karasira yari umuntu wari warabaye ikimenya bose mu Rwanda ndetse ubuzima bwe bukaba bwarivanzemo impaka zitandukanye harimo politiki, amateka n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Amateka ya Karasira Aimable asize isomo rikomeye ku Rwanda no ku Banyarwanda muri rusange, cyane cyane ku ngingo yo kuvuga amateka, ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'imbibi z'amagambo ashobora gufatwa nk'ateza amacakubiri mu gihugu gifite amateka akomeye ya jenoside nk'u Rwanda. Ndetse inkuru ye izakomeza kuvugwa cyane yaba mu rwego rwa politiki, amateka cyangwa uburenganzira bwa muntu, ndetse ibi byose bikagenda bituma abantu benshi bagenda bamugarukaho mu buryo butandukanye, ndetse benshi bari kugenda bavuga ko iyi nkuru ye ishobora kugenda iteza impaka ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bitandukanye, by'umwihariko ku barwanya leta y'u Rwanda. Baraza kwitwaza inkuru bavuga ko ibi bishobora kuba byagizwemo uruhare na leta y'u Rwanda ndetse bishobora kuba byatumye leta y'u Rwanda ifata umwanzuro wo kwica uyu Karasira Aimable, nkuko abarwanya leta y'u Rwanda bakunze kubivuga no ku rupfu rwa Kizito ubwo yararimo igeza, bakagenda bavuga ko Kizito yishwe, gusa ibingibi leta ikabihakanira kure. Ndetse Karasira Aimable akaba yitabye Imana yafatwaga nk'umuntu urwanya leta ndetse yari yaramaze no kurangiza igifungo cye, n'ubwo bimwe mu byaha yashinjwaga yari yamaze kubihanagurwaho, ndetse mu gihe yari amaze muri gereza aburana mu mwaka ushize nibwo yaje kuba yakatirwa igifungo cy'imyaka 5, ndetse bigaragare ko babariyemo n'imyaka yari amaze aburana ari muri gereza, ndetse bikaza kuba byanateranywa hakabarwa imyaka 5 yakatiwe, ndetse niyo mpamvu byabaye ngombwa ko bivugwa ko yari buze kuba yasohorwa muri gereza. Gusa andi makuru hari avuga ko Karasira nimugoroba ubwo havugwaga inkuru yuko agiye kuba yasohorwa cyangwa se yakurwa muri gereza arangije igifungo cye. Hari amakuru avuga ko yari yagerageje kwiyahura, Imana ikinguka kuko ibitangazamakuru byinshi bitandukanye byagiye biyatangaza. Uyu Karasira Aimable, iyi nkuru ni inkuru bivuga ko iri buze kuba yateze impaka ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bitandukanye, kuko ni ibintu bibaye bitunguranye ndetse ni ibintu bibaye mu gihe havugwaga ko agiye kuba yarekurwa, ndetse yafatwaga nk'umuntu urwanya leta bitewe n'ibiganiro yajyaga akora kuri chaîne ya YouTube, ndetse akaba ari bimwe mu bintu byatumye anatabwa muri yombi akaza kuba yajyanwa muri gereza y'amageragere. Ibi bintu bikaba bivugwa ko biri buze kuba byateze impaka barwanya leta ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda, bari buze kuba bitwaza iyi nkuru babiba amagambo mabi ndetse batuka ubuyobozi bw'u Rwanda, bavuga ko babushinja ko aribwo bwaje kuba bwica uyu Karasira Aimable. Gusa ibingibi ni ibintu by'ibinyoma cyane, ndetse ntago wavuga ikintu utazi neza, kuko na leta ubwayo ni leta ikora ibintu mu mucyo kandi turayizeye cyane. Ciao nakina neza kwifuza umunsi mwiza. Andi makuru ari buze kutugeraho turaza kuba twaba updatinga. Imana ikomeze barinde ibane namwe, murakoze cyane.